reka nongere mbifuriza umunsi mwiza mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BJ TV. Uyu munsi turi kwa gatatu nk'ibisanzwe ku isaha y'isa moya, ni ikiganiro Showbizlive, aho tukuzanira abastari benshi bakatubwira inkuru tutabamenyeho, yaba mu bwana, mu muziki ndetse no mu buzima busanzwe. Reka rero nkwifurize kuza kunogerwa n'ikiganiro. Uno munsi dufite umustar ukomeye muri fields zose, mu bintu byose baramuzi. Turakwakiriye muri studio za BJ TV. Murakoze cyane. Ni karibu, n'ubwa mbere ugezemo hano. Cyane. Hari ndabizi ko wenda abantu bamaze kumenya uwo ari we, ariko wenda mu by'ukuri watwibwira kugira ngo abantu bamenye uwo ari we. Wenda mu gihe haba ari uwa mbere, uko ubona ari ubwa mbere. Okay, ni Sadate bisanzwe wahoze ari perezida wa Rayon Sport. Benshi ndakeka barabimenye. Abantu bakurikirana kenshi bakurikirana amakuru, umuntu wese uri updated, umuntu ufite amakuru agezweho, kuba atazi Sadate ntekereza ko byaba ari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane wikivuna. Ariko tunajya ngo no munsi rero tuze kwihuta tugenda ku bibazo. Mu by'ukuri turashaka kuza ahanga tuvugisha ukuri tukaganira. Ni Showbizlive, umuhanzi cyangwa se icyamamara abahari live, nawe wakoze ibigwi byawe, uri nawe uri icyamamare rwose. Kuganira kandi nize kubuza kutubwira ukuri. Yego. Umuntu akwana inzozi nyinshi. Bundi Sadate kwanza ni muntu ki wenda kugira umuntu amenye uwo uri we? Sadate ni umugabo wubatse, ufite umugore n'umwana. Baraho bameze neza. Baraho barakomeye cyabise. Okay. Hanyuma wakuze nkanjye nakumenye ugeze muri Rayon Sport, wabaye perezida, abantu benshi nibwo bagiye bakumenya cyane. N'ibindi byagiye bikwikira nyuma turibuze kujyamo wenda mu buryo bwimbitse. Ariko wakuze wumvusha uzakora ibintu kwa munsi. Wikivuna cyane ikibazo nacyumvise. No kuvuga ngo ubundi umwana apfa mwiterura, nge ntago nigeze mpfa. Uvuga ngo ngewe inzozi zanjye uko nari nzifite, nagiye naguka gake kuko ndabyibuka neza nkigera muri P4 nyine muri primaire mu wa kane, natangiye kugira ikintu bita business wise. Uri kubyumva icyo bita mbijyanye na business, imitekerereze ijyanye yagutse, ifite control zimeze neza. Uvuga ngo bisaba ngo uba ufite umutwe hari mature, kubyumva, kandi ufite n'ubumenyi buri piwa. Hanyuma ni nk'ikiye kintu wenda waba warakoze gishaka gutuma n'udukurikiye. Hari n'abana benshi badukurikiye bifuza kuba nkawe, cyabanye muri iyo primaire turimo kuvuga, kugira nabe byamufasha. Ni nk'iki kintu wakoze utakibagirwa muri icyo gihe wari mu mashuri abanza? Ndabyibuka muri icyo gihe nari ndi mu mashuri abanza, umva nari mfite ikintu cyitwa business. Nibwo natangiye kujya menya ngo wari ufite business. Nafite business muri primaire kuko navuze ati urabona P2, P1 na P3. Kubyumva ubwo ni mu wa mbere primaire, mu wa kabiri ndetse no mu wa gatatu. Nje none nari P4 nari mu wa kane primaire. Noneho mfite P5 hejuru yanjye na P6. Noneho P6 bo nabakoreshaga nk'abantu bakontrola cyangwa se bakontrola management. Kubyumva bakontrola iki? Management ya business nari mfite. Iyo business nayo ndaje nyigereho. Nuvuga ngo abana mu bigo by'amashuri kuri abari mu bandika, ingwa zikagenda zitakara hasi. Zangwa zabaga zacimbaguza zitakara hasi, nizo noneho babanyeshuri bo P1, P2, P3 bagendaga batoragura, tukazisyamo ifu, hakavamo ifu, noneho tugakoramo ipudiri, nkatangira kuzicuruza abari mu bose. Pudiri abantu bisi? Nkazicuruza abari mu bose bo mu kigo, kugeza nubwo umukiriya w'imena mfite yari directrice wacu. None ndavuga ati iyi business iragutse. Noneho P1, P2, P3 nabakoreshaga nk'abastagiaire. Bo kenshi bandegaga ko nagiye mbaheza, ariko bo nabafataga nk'abastagiaire. Reka tugenda neza. Wafataga ingwa kuri abana bari mu bandika ku kibaho. Twa dusigaye batabagafata indi. Turiya nitwera abastagiaire banye nako P1, P2, P3 bagenda bafataga. Ukaza wazisigaga guteze. Habimana yarabishinzwe, yaragendaga akazisya ifu akayigemura, none ngiye nkagenda nkafata amafaranga. Noneho P5, P6 ari bo noneho in general bashinzwe kujya bareberera babana. Kugeza ubwo nakoze isoko ndaryagura. Wari uri mu wa kane primaire? Nari mu wa kane primaire. Barimo gucanya televiziyo nanga turi mu kiganiro BJ TV, turi kuri mu kiganiro Showbizlive kuri BJ TV, turi kumwe na Sadate Munyakazi. Abenshi muramuzi yayoboye Rayon Sport, arimo atubwira amateka ye tutamumenyeho. Uri mu wa kane primaire wakora iyo business. Yego. Ubwo umuntu agira amatsiko ngo se wagiye kurangiza primaire, business yari hagaze neza kugeza aho ngaho nabonye ngewe ko isoko ntagifite ubushobozi bwo kurihaza, nagura isoko. Wabonaga abakiriya se? Abakiriya bari bahari benshi cyane. Urumva navuga ngo umukiriya w'imena naye mfite yari directrice yarageze aho yisiga ipuderi na ari ngewe uyimugemurira. Urumva none bigeraho mfata ibindi bigo nka bitandatu, ndumva ndakeka bitandatu bya binyegereye, ngenda mfata amabandi banyeshuri baho ngaho bambera abakozi bo kubw'amahirwe. Nabo bakajya bajya
mu bigo by'abagatoragura zangwa bakazizana kuko hari ibigo bibiri byo nari mfitemo abakozi bagera kuri 3 Imana yabihereye urubavu ruto hano imitwe mitoya babashaka guca mu magriage mu madirishya bo bakoreshaga izino ngwa zikiri mu tuboate apana zino zataka urumva business ni umuti w'ingwa zira business urumva yari yaramaze kwaguka aho bari bagezeho ni nko kuvuga ngo kujya kurangura mu mahanga kurangura mu mahanga hanyuma business abakiriya wari ufite wenda sibyo kuvuze umukira w'imena business wabonaga ugeze mu 6 primaire muracuruza urabona amafaranga wenda navuga ko wenda kugira umuntu yumva kenshi agaciro ka business kabarirwa mu mafaranga ni nk'ibiki yari amafaranga hanga ashobora kuba wakwinjiza wenda nko ku kwezi ku kwezi ntago yari amafaranga menshi cyane ariko inote nyinshi zabaga zirimo zari zino note z'ijana zino ziriho nyiraneza ahetse watarimo kubyimva neza wenda n'amafaranga yasimbuwe na bino biceri yari inote y'ijana inote y'ijana kuko izirya note kubera kuzibara kenshi nagize aho mbona uranyiraneza tunaturanye ndavuga ati c'est tout hanyuma Sadate numva biratangaje ubwo se primaire amasomo aho byaragendaga ko numva wenda business ishobora kuba urumva umuntu urimo kutureba byaragendaga kenshi byahuraga n'ayo mafaranga kuko mu mibare kubibara nabyo amanota yanjye kuyabara cyangwa se mu myanya najemo byaganganaga nko kubara amafaranga yanjye ni za 70 yo ukamanuka utambika ariko umuntu yakwibaza kugira ngo utekereze uvuga uti ngiye gukora ino business ntabwo nekeza ko ari ibintu wapfuye gukora cyane ntago ari ibintu byizanye ntago ari ibintu byizanye kuko no mu bwana bwanjye nageze P6 urumva nari ndi umuntu w'igihangange urumva kiko cyose bundi bagufata gute bundi bamfataga urumva ndi P2 nari ndi ku rwego rwo kubita umuntu umwe ngera P6 waranarwanaga ugera kwa kundi utumira abantu nyine akagroupe nyine uvuga ati we nawe cyane ngavuga nagize P6 urumva ntumira abantu 6 mbakubitira icyarimwe ntabyo kuvuga ngo habanze umwe bakazira rimwe usije business wakundaga iki kiri umwana nkiri umwana cyane nakundaga ibintu bijyanye n'intuza n'amabanjiye okay ubuvuye aho ngaho rero urakuze ugeze muri segonderi ho ubwo urumva umuntu yakwibaza ati bwa bwenge umuntu yari afite reka ubwenge bwo ntabwo ndavuga business wageze muri segonderi bigenda bita muri segonderi ntago nahatinze kuko nakuse directeur waho urushyi dupfuye igiceri cy'ijana ubwo urumva tuzarize banyirukana okay reka wenda twihutishe tuze kugira ku bibazo twari twateguye hari ibibazo twari twateguye dushaka kuza kukubaza urumva abantu benshi iyo bavuze ko tuzagutumira hari abaturebera kuri chaîne yacu BJ tubigaragara ariko tuba turi na live kuri bigomba guhinduka kuri YouTube hose tuba turi live hose abantu badukurikira hanyuma reka tugere ku kibazo nyamukuru ubundi uraje ugeze muri Rayon Sport ubundi Rayon Sport wayinjiyemo ute Rayon Sport ubundi ukuntu nayinjiyemo narabyutse mu gitondo mbona ngo hari ikipe ikeneye kuba hari umuntu wayebera president ndavuga ati iyi kipe ntango nayitererana ngenda uko ninjira mu muryango bose bandeba nicara ku ntebe ndavuga ati nje kubabera president n'amafaranga yawe amafaranga yanjye rwose nifite amafaranga menshi cyane mfite mu bitekerezo byagutse kandi mfite ikintu cyitwa pure management hanyuma reka twihutishe umuyobozi gori former president wa Rayon Sport yitwa MUNYAKAZI Sadate turi kumwe tujye kuganira hanga tushaka kubwizanya ukuri ugeze muri Rayon Sport ushinjwa ko wageze muri Rayon Sport ikipe iri ku murongo organize nubwo nta mafaranga yari ifite muri icyo gihe ariko wageze muzana amafaranga uranje ikipe urayica nyica gutese ikipe warayifasha abakinyi w'ingenzi yari ifite ku murongo wayo ufata abakinyi uyizeza ibitangaza kaduhera ku bakinyi ibitangaza se abakinyi watangaga muri ekipe y'umucyo w'ibihe byose wa Rayon Sport yo ni APR abakinyi wagiye watanzemo nk'uwitwa Yannick Bizimana umutanga muri APR mu buryo butumvikana Yannick nari kumugumisha hari amariki umuntu wajyaga mu kibuga 2-3 akababiza Icyuya yari kumarira iki kipe ugeze reka tuza kugenda neza umuyobozi temu turagana na Sadate umuyobozi yahoze wa Rayon Sport ni byinshi amwe kututangariza ikankwibutsa yuko turi kuri BJ TV nta handi ntukureho ntuhindure chaîne kugira tuze kubana mpaka ikiganiro kirangiye reka tugendane neza Sadate ndakumva nta kibazo bivugwa ko hari abakinyi wafashe asa bivuga ubundi ni bande wafashe abakinyi
bari muri Rayon Sport bakomeye ntandi nyine ufata nk'umuntu witwa Eric Rutanga yari na kapiteni yabaye kapiteni wa Rayon Sport uramutanga ajya muri equipe ya polisi abari byarababaje bagiye bavuga abanza umve n'iyo Rutanga ururiki mutanga nyine mutanga nyine gutanga harimo gutanga kuba arimo gutanga yaba musaba mutanze none umukinnyi wari watanze nimba yitwa Rutanga adabansha gutanga pass byari kumara iki nimba yitwa Rutanga atabasha gutanga pass byari kumara iki icyo gihe uramukuramo ukagumana abandi bakinnyi ukabakontorora reka twikomereze hanyuma nimba atari ibanga wenda reka tuheteretse ngibyo no bashaka kuba wenda bitameze neza ufite abana bangahe wenda n'abana kugeza ubu n'abana batatu imfura ndumva ifite imyaka 13 gutyo nakujije cyane ariko binavuga ko afashe ngo kimenye yivuka mutanga muri Kiyovu Sport hasi kimenye ariko mutaza ari umuzamu banza mu ikipe nationale no muri Rayon Sport bikavuga yuko nubundi bagaragaza kimenye ikintu twapfa gake ni kimwe ni ukwikubira yabaga afashe baro akayishyira no mu kwaha uri kubyumva akabanza akagenda yerekana abakinnyi ngo bidemarike ariko nk'umuzamu yagomba umuzamu mutoza ashinzwe gufata baro ukashyira no mu kwaha ni kwikubira ibyo bita umutungo kufata ukikubira abakinnyi 21 mu kibuga wowe ugafata baro ukayishyira mu kwaha uhayidegaje n'imbere kubera icyokere umukinnyi yayifunga ikabiranyereye kubera ntaki ariko bivuga yuko equipe ya Rayon Sport abakinnyi b'ingenzi yari uwo muzamu Kimenyi Yves kimenye iki urangije Kiyovu Sport iraje gushishana ahubwo ndaje ngira ute reka tubyiborere gato numva bishobora kuba ibya Rayon Sport byo numva ari birebire hanyuma wenda usibye Rayon Sport nize business waba waragiye ukora wenda tutamenye urumva mbere yo kuza muri Rayon Sport benshi ntabwo twari tukuzi ariko hari izindi business wagiye ukora mbere business nagiye ncuruza ntuza underwear imyenda y'abagabo y'imbere nyinshi nabaga nyine nazi hako ngo ajya gukora n'imikoro by'ubwubatsi ntabwo natinze nk'imidugudu hari wajyaga ugenda imidugudu ntabwo natinze kuko nubatse imidugudu igera kuri 200 imidugudu dukeya turi aho ngaho nashoyemo miliyoni zangera kuri 240 ndavuga ati nta kundi hanyuma perezida tugendeye no ku bibazo mbona ahangaha mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport hari imishinga wayemereye imishinga harimo stade harimo abaterankunga benshi urangije ibintu bafata ko ari nk'icyuka Gwanga Rayon Sport stade wayemereye byagaga yuko bijyanye n'amafaranga Rayon Sport yinjizaga yari kuzayinjiza mu myaka 200 na ariko siko ubundi ikintu bita icyizere kwizera niki ukwizera kurarema ngiye nari mfite icyizere mfite na confidence kuko nta kuntu nari kuvuga watangishanye mbonera ntibisaba hano mu mutwe ntibisaba nuvuga ngo ngiyewe guhera nakubwiye guhera muri primaire nari mfite ahangaha hagize ute hafungutse kandi hafite iki imibare icyo bita matrix trigonometry ndetse ngendera ku kintu cyane nibanda kuri nibanda ku kintu cyitwa times plus Guma nanga kugendera muri mayinazi uri kubyumva mayinazi bihinduka loss nge ahanini nibanda ndi based kuri profit Perezida Karame ni bihe bintu kuri Rayon Sport baragusajya ngo uveho kuki wanga kwegura kuri Rayon Sport ubona yuko batakubona yuko abafana n'ubuyobozi butakwishimiye ariko umufana azi ndara amajoro angana iki ntekereza ikipe ndabyumva nabafana yego nabafana baradushyigikira tujuru ariko nanone nanjye ndara ntasinzire ariko ukura udasinzire ntibigire umusaruro bitanga ugaragara nta kintu nta kizere byari kuba none siyo nsinzira byo noneho ntago nibwo nari gutanga umusanzu rero bitwara yuko ari kuva ko n'ubundi gusinzira kudasinzira ntacyo byari okay narayibahaye noneho ariko ayitanze yajemo imbaraga z'ubuyobozi zuzube kubwa amahirwe ntibamfunze ariko nuvuga ngo nanjye bambanyemo icyo cyizere baravuga ati uyu muntu ntago twamufunga ariko perezida reka rero tubyemere byarabaye byararangiye ariko ni nk'iye mishinga utagezeho wenda yiza kunywa muri Rayon Sport ariko warakoze wivunika iyo mishinga nayumvise ni mishinga wari ubafitiye birumvikana ngewe imishinga wenda bahombye kuko wavuyemo barahombye cyane kubyumva kuko ndashaka kuvuga uti ikintu Rayon Sport yahombye kuba narayivuyemo niki bantu ba Rayon Sport ikintu mwahombye kuba mutamfite nkanjye nka Sadate Munyakazi uri kubyumva nuvuga ngo ngenda limba afitiye gahunda yo kuba ngo ndubaka umuhanda uri kubyumva wa kaburimbo tuva kuri stade ari wo muhanda ducamo ntayindi modoka yemerewe uri kubyumva nkashyira amatara ku muhanda iriya mihanda yose urabona guhera Kicukiro kugera hano mu mujyi hari hose amafarumasi yaho asize amarange y'ubururu yanditseho Gikundiro umunyarwanda wese azi Gikundiro umunyamanga wese azi Gikundiro c'est tout amatara murika neza nta gukuka inzara nta yindi modoka yemerewe ariko none amatara arahari perezida yego arahari ariko hari kuzayinyongera
ntaye ngatanga umusanzu w'igihugu cyanjye. Hanyuma wenda mbere yuko tugana no ku musozo hari ibintu byinshi ubona wavuye muri Rayon Sport ubu gahunda ase ni kuki dukomeza kuguma kuri Rayon Sport ushobora no kuba reka twumvikane president reka ntabwo twongera kubivugaho cyane reka twikomereze. Rayon Sport iki kintu nawe uvuga utanye hano narahemukiye Rayon Sport narayinyunyuje ariko ibyo kwihemukira ntabwo nahemukira ikintu uvuga uti yego habaye ibyiza wenda wanakoze byinshi ariko niki kintu wumva nawe uvuga uti cyo kora hanga nanjye narayihemukiye. Rayon Sport ikintu cya mbere numva nayihemukiyeho ntabwo nabashije kwigumana kugeza n'ubu icyo kintu narayihemukiye kuko nayishyize mu menyo ya rubamba. Niki cyizere gifitiye ubuyobozi bushyashya burimo kuyobora Rayon Sport? Icyizere niki cyizere ufitiye ubuyobozi bushya uri umureye? Njyewe ndi umureye ku mutima. Niki cyizere ufitiye abayobozi bashyashya? Nuko biri Icyuya bazabira Icyuya ngaho nibereye. Reka tuwe dusoze wenda reka tugane no ku musozo dushimira abantu bose barebye ikiganiro. Mu by'ukuri ni ikihe kintu uvuga ngo Rayon Sport wakwibara yikora yuza kuba uri muri Rayon Sport uyu munsi utaza ko warakuwe muri Rayon Sport? Ni wikigora rumana y'amata. Abenshi bavuga yuko ibintu byinshi wakoze ari bibi bakavuga bati ntago tumukeneye ariko nkaye wayivuyemo. Niki kintu Rayon Sport wavuga yahombye niye mishinga wari usiga tutagaragaje? Iyo mishinga irumvikana kubyumva nkuko nabikubwiye ni kubaka wa muhanda kubyumva nkashyira amatara ya matara none muri ya kaburimbo yari yemerewe abariyo Sport gusa kubyumva baca none muri kaburimbo handitse amazina y'abariyo abareyo 7-4-6 gardien muri kaburimbo se muri kaburimbo hari aya matara a projector kuri ya mazina akora projector cyangwa amazina yabo ariyo yanditse muri kaburimbo ugatambukana cyangwa runaka nimero 10 atake ibintu byose ariko byomba bana nka kuri abakinnyi bajya kubanza mu kibuga babaga bazwi bari mu mihanda bazwi bari bavuga ati yungu yari mu mvune akabavuyemo ubwo hakaka itara ry'umutuku bakaba ikipe yose ni forfait ku buryo nyine andi makipe atakirirwa yivuna aza akareba mu muhanda avuga ati uyu nguyu yarakina muri karitsiye ahantu umuntu muri karitsiye akamenya line-up atiriwe arebera ku matelefoni n'amateleviziyo. Reka tugane ku musozo tugushimiye ni we butumwa watanga ku bareyo by'umwihariko ku bantu icyo nababwira cyo ndabashimira cyane Sadate ndacyari in case byakanga mwakujya mukamamagara nkongera nkasubiza ku murongo ibyo natangiye burya umugabo nusoza ubutumwa kandi ubutumwa ngiye narabutangiye. Reka dusoze tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Aka akabazo k'amatsiko. Yego. Umudefenseur ni iki? Umudefenseur kubijyanye no mujyari mu ikipe urumva mu ikipe nationale umudefenseur mufata nk'umuntu ubuhagarariye igihugu afite n'ibendera arihetse ku mugongo. Yego. Mu ikipe bisanzwe none aho muri Rayon Sport wayo n'umuyobozi umudefenseur yabaga ari muntu ki mu ikipe? Umudefenseur nafataga ni nk'umurinzi imyanya mu kibuga urayisobanukiye? Ndayisobanura. Umukasera abakina nka hehe wenda? Umukasera ubundi ni umuntu uvunagura abantu bashaka kuza gutsinda mu izamu kuko urumva n'ubukasa urumva kwa kundi utongana n'umuntu gata kamukasa. Reka dushimire bakoze cyane kwitabira. Ibigara bya BJ TV birakomeza nitwa Jafet naho ubutaha.